Muraho mwese, amakuru yanyu, nizere ko twese dufite imbaraga n'imbaduko zo gutangira akazi, kuko guhera uyu munsi channel ya YouTube yitwa Agatigito iratangira. Agatigito rero ituruka mu mvugo z'abakiri batoya, mu mvugo z'iki gihe, ariko bijyanisha ku murimo. Agatigito rero ni channel yo kuri YouTube izajya yereka abantu ibintu bitandukanye, ariko ibintu bijyanye n'akazi. Ni nayo mpamvu twafashe iryo zina ry'Agatigito. Mu mvugo z'abantu bagifite imbaraga zo gukora, aribwo rubyiruko n'abandi bafite 40, 50 kuzamura, iyo bagiye gushakisha umugati, iyo bagiye gushakisha imibereho, babyita ko bagiye mu gatigito. Hano rero nta kwicara, akazi kagaragara tuzajya tuvuga. Umurimo wari wese burya wagutunga, si ngombwa umurimo wo mu biro, burya sina ngombwa gutegereza ko umuntu azaguha akazi. Muri chaîne y'Agatigito tuzabereka neza ko ushobora gutangiza ubusa, cyangwa se ubusa cyangwa makeya, ariko ugatera imbere. Ibyo tuzerekana hano byose ni ibintu tuzaba turi gukora nyagukora, nta bintu by'amateori, nta bintu by'amagambo gusa, ahubwo tuzajya tubibereka intambwe ku yindi, uko tugenda tubikora nuko bigenda byunguka, ku buryo umushinga ugera aho urangira cyangwa se utera imbere, dushakisha n'uburyo bwo kuwuteza imbere kurushaho. Tuzajya dukora umushinga umwe cyangwa se tujyanirane n'imishinga myinshi icyarimwe, bitewe n'uko burya umushinga ntabwo utangira uyu munsi ngo uhite ukunda, ugenda ugira ibibazo no kubishakira umuti. Ibyo byose rero tuzajya tubibereka intambwe ku yindi, umunsi ku wundi, ibihe ku bindi, tubereka uburyo bitera imbere cyangwa se uburyo bihomba, tutangirana n'umutahe buri wese yabona, atari ukuvuga ngo tugiye muri banki dufashe miliyoni. Oya, niyo amafaranga 10,000, 50,000 njye nawe tubona. Agatigito rero nta na rimwe tuzabereka umuntu isura. Yego bishobora kubaho, ariko icyo tugamije si uko njyewe mumbona, njyewe witangije. Si ngombwa ko mubona n'abakora imirimo itandukanye yo kugira ngo ibi byose bibe. Icyo tugamije hano ni akazi, ni ukwerekana ko njyewe, wowe, uriya, umukobwa, umuhungu, umukuru, umutoya, bose imishinga tuzabereka, tuzakorana twese hamwe, ni ukwereka ko atari ngombwa isura, atari ngombwa umuntu runaka, ko buri muntu wese yabikora kandi akabigeraho. Ni nayo mpamvu mutazabona amasura yacu, ntuzagire ngo ni ikindi, ntuzagire ngo ni ukwihisha, ahubwo ni ukugira ngo muri twese tureba aya mavideo y'Agatigito, tumenye ko ni njyewe uri kubikora, ni njyewe uri gutangiza umushinga, ni njyewe uri kugerageza kuwuteza imbere, ni njyewe wabashije kugeza aho ugeze, ni njyewe byahombanye, ni njyewe ugomba gushaka ibisubizo byo kugira ngo iki gihombo kivemo. Rero si ngombwa isura yanjye, si ngombwa isura ya X, si ngombwa isura ya Y, icy'ingenzi ni wowe. Agatigito nta na rimwe kazababwira akarere umushinga runaka uri gukoreramo, cyangwa se akarere twagiye mu rugendo shuri rwo kugira ngo twige neza abatubanjirije muri uwo mushinga. Impamvu ni uko iyi mishinga tuzakora ni ukubereka ko ishobora gukorerwa mu turere twose two mu Rwanda, yemwe ndetse no muri Afurika hirya no hino. Niyo mpamvu nta na rimwe tuzababwira ngo
uyu mushinga twawukoreye mu Bugesera, uyu mushinga uri i Kigali, uyu mushinga twawukoreye mu majyepfo, mu majyaruguru, Burasirazuba cyangwa se Burengerazuba. Ni mu Rwanda hose kuko imishinga tuzakora izajya ibasha kuba ahantu hose. Icyo tuzajya tubereka ni imisozi, ni ibibaya, ni amashyamba, imirima isanzwe nk'uko mu Rwanda hose tuyibona, nk'uko mu Rwanda hose bisa. Iyo hari ikibaya mu majyaruguru, burya aba ari ikibaya kimwe n'icyo mu Burasirazuba, burya aba ari ikibaya kimwe n'icyo mu Burengerazuba. Iyo ari imisozi iba ari kimwe hose. Yego nibyo hari ahantu hakonja kurusha ahandi, hari ashyuha kurusha ahandi, ariko burya ibyo bibazo by'imiterere itandukanye y'uturere tuzajya tubishakira hamwe ibisubizo kugira ngo imishinga yacu ijye ibasha gukorerwa ahantu hose. Muzajya mutubwira ingorane mwahuye nayo bitewe n'imiterere y'iwanyu, natwe tugerageze gushakana ibisubizo, maze imishinga yacu turi gutangiza tubereka kuri iyi YouTube channel muri aya mashusho, twese izabashe kuduteza imbere, twese tugaragarize ko burya nta kidashoboka nubwo wahera ku busa cyangwa kuri bike. Agatigito ntabwo tuzakoresha ibikoresho bihambaye, niyo mpamvu muzasanga video zacu amashusho yayo aciriritse, keretse nitubasha gukora imishinga igatera imbere tukabona amafaranga yo kugura ibyo bikoresho. Mbese bizaba bimeze nko mu buzima nyabwo, atari filime, atari théâtre turi gukina, ahubwo ari ubuzima nyabwo turi kubamo, nk'ubwo wowe urimo, nk'ubwo François arimo, nk'ubwo Francine arimo, nk'ubwo X cyangwa se Y barimo. Mbese tuzatangira na telefone. Iyi telefone nkoresha ni Tecno W3, ni smartphone yego, ariko si kamera nk'izi zihambaye. Bivuga ko ikintu cyose ushobora kugitangiza icyo usanganywe, si ngombwa gutegereza kuzabona ikintu gihambaye kugira ngo uzabone gutangira. Hari igihe uba utazigera utangira kuko icyo kintu kiba kizatinda cyangwa kiba kitazaboneka, kandi nyamara twe tuzatangiza Tecno W3 dufata amashusho, dufata n'amajwi n'amafoto, tubereka ko burya nta kintu ushobora kwitwaza uvuga ngo ntarabona iki, ariko tuzifashisha iki gikoresho giciriritse mu bijyanye n'amafoto n'amashusho n'amajwi, tukibyaza umusaruro kugeza igihe tuzabona ibyo bikoresho bihambaye, amakamera, headphone, studio, yo kugira ngo turusheho kubaha amashusho meza, tubereka ibikorwa byose twagezeho. Ariko ibyo byose bizajyana, tuzajya tubivana mu mishinga tuzaba twatangije bya 10,000, twatangije 50,000, cyangwa se twatangije ibiri kwa sogokuru cyangwa kwa nyogokuru, twatangije ibiri mu mirima yacu tutabyazaga umusaruro nk'uko bikwiriye, cyangwa se ibiri mu matura. Niyo mishinga tuzaba turi gukora, imishinga nyayo, imishinga ihereye kuri make, imishinga atari yo mu bitabo, kuko burya abanyarwanda abenshi ntabwo turabo mu bitabo, ahubwo turabo mu bikorwa. Nidukunje amashati, tuzamura amapantaro, maze n'abamama bakenyere, maze turebe ko twateza imbere igihugu cyacu, kandi biturutse mu mbaraga twifitiye, mu bituri hafi, tutarinze cyane gutegereza akazi nako kabaye iyanga, kabaye gakeya. Igitekerezo cyacu wagikunze, Agatigito? Niba wagikunze, dushyigikire ukanda subscribe aho hasi, bityo uzanagumana natwe ntihagire video n'imwe igucika, kandi wisangize n'abagenzi bawe hirya no hino kugira ngo twese turebe ko twazazamukira rimwe.